Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avugwe neza official. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko yongeye kuduha uburyo bwiza bwo kuganira ku ijambo ry'Imana, byo kwibukiranya intego y'urugendo, uburyo bwiza bwo kubwirana zaburi n'ibihimbano by'umwuka kugira ngo twumve tugwije ibyiringiro kandi dukomeye muri iyi nzira turimo igana mu ijuru. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero ndumva mfite intego yo kubwira abantu ngo dufite impamvu zo gushima, nubwo twaba duhura n'ibitugerageza, nubwo twaba duhura n'ibiturushya, nubwo twaba dufite ibyifuzo byinshi turi gusengera, ariko ndumva navuga ngo uyu munsi dusubize amaso inyuma, twongere twibuke imirimo y'Imana, twongere twibuke ibyo Imana yagiye ikora mu buzima bwacu, tuvuge ngo dufite impamvu zo gushima, hanyuma dusenge isengesho ryo gushima Imana, tuvuge ngo aho ubaye ugejeje turagushimiye, kandi n'ubundi tuyiragiza n'ibiri imbere kuko ni Imana ishobora byose. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Intego y'isengesho ry'uyu munsi turayisanga muri Zaburi y'146. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tubone kwinjira mu mwanya wo gusenga, dusengere ibi byifuzo bitandukanye abantu baba bafite, abantu bazindurwa no kwegera Imana, ariko kandi tunabwira Imana ngo dufite impamvu zo gushima. Nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, niko umuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo umuntu umwe yarandebye aratangara amubwiye ko ngiye gushima Imana, andebye yibaza ari iki mfite cyo gushima, ariko aravuga ngo nubwo naba nyura mu bigeragezo birakwiye ko nshima, birakwiye ko nshima, birakwiye ko nawe ushima, kuko ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu ntitwabona ikiguzi cyabyo, ntitwabona icyo tubitangaho. Ni Imana, ni Imana, ni Imana. Imana ishimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi y'146, titire y'amagambo haravuga ngo haleluya. Mutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi igashira. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akomeza umurava iteka ryose, aca imanza zitabera, zirenganura abarengana, agaburira abashonji ibyo kurya. Uwiteka niwe ubohora imbohe, Uwiteka niwe uhumura impumyi, Uwiteka niwe wemesha abahetamye, wemesha abahetamye. Uwiteka niwe ukunda abakiranutsi, Uwiteka niwe urinda abasuhuke, aramira imfubyi n'umupfakazi, ariko inzira y'abanyabyaha arayigoreka. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose, Imana yawe Siyoni izayihoraho ibihe byose. Amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo ry'Imana muri Zaburi y'146. Ni ijambo rifite intego yo gushima Imana, yo kuvuga ngo uko byaba bimeze kose, Mana natwe turagarutse turagushimiye. Munyemerere ababyeyi turi bubane, abagabo turi bubane, urubyiruko turi bubane, ndetse n'abana batoya turabana, mwese cyangwa twese tuvuge ngo hari impamvu zo gushima. Twumvise twashima Imana ibyo yakoze mu buzima bwacu, twumvise twavuga ngo Mana ongera ushimirwe imirimo yawe wakoze kuko tutabasha kuyirondora. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Dawidi yigeze yavuga muri Zaburi ya 71 ngo nzabara inkuru yo gukiranuka kwawe Mana umunsi wire, kuko sinzi umubare wabyo. Ibyo Imana ikora mu buzima bw'umuntu ni byinshi, ntabwo wabasha kubibara cyangwa ngo njye mbibare, ariko icyo tuzi neza ni uko dukwiye gushima Imana uko byaba bimeze kose. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ijambo rero yavuze ngo mutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Haleluya. Imana ishimwe. Mutima wanjye shima Uwiteka, mutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Byashoboka ko uhorana imihigo myinshi ukajya uvuga ngo nzagushima Mana
kubw'ibi unkoreye nzagushima, warwara ukavuga ngo ninkira nzagushima, waba ushonje ukavuga ngo nungaburira Mana nzagushima, waba udafite umwambaro wawe ubona uti Mana nzagushima nuwunyambika, ariko ibyo byose bikajya bitambuka, icyo Imana ikoze cyose ukakibika ukibagirwa iryo shimwe n'uwo muhigo wahigiye Imana mu mutima wawe. Ariko Dawidi yaravuze ngo mutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka nkiriho. Ni ukuri tugifite umwuka duhumeka, tugifite uyu mwuka tubasha guhumeka mu mazuru, tubasha guhumeka tukitwa abantu tukabaho, ntihagire uturambirwa cyangwa ngo atwinube, kubera ko duhumeka tukaba abo turi bo. Dukwiye gushima Imana, Imana ishimwe. Dukwiye gushima Uwiteka tukiriho, tugihumeka dukwiye kuririmbira Imana yacu ishimwe. Zaburi ya 147 haravuga ngo kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe, ni uko igikundiro kandi gushima kurakwiriye. Ni ukuri dukwiye gushima Imana, nubwo waba ubona hari ibintu bikurushya, nubwo wabona hari ibikugoye, ushobora kuba wavuga ngo ndashima iki ko ntinze mu burwayi, ariko nyamara hari abarwaye umunsi umwe bahita barangira. Ndashima iki ko wenda nta rubyaro mfite, ufite impamvu zo gushima. Hari abandi bahuye n'icyo kigeragezo n'urugo ntibarumaramo kabiri, ufite impamvu zo gushima. Ndakubwira abantu ngo nureba iburyo ugatindayo ugasangayo ikibazo ukabona kikubanye kinini cyane, jya ubwira Imana ngo mpa gukebuka ndebe n'ibumoso, uzabona hari impamvu zo gushima. Uruhande rumwe iyo rufite ikibazo gikomeye, urundi ruhande usanga ineza y'Imana, bityo ugahumurizwa ugakomeza urugendo. Imana ishimwe. Kandi hari n'igihe umuntu agera igihe cyo kwizengurukaho gusa, ahari akabona nta n'ibyakoretse, ariko se no hafi yawe aho utuye, aho ugenda, aho ukorera, ugira ngo nta mirimo y'Imana ubona ukabona ko ariyo yayikoze. Rero dufite impamvu zo gushima. Haleluya, dufite impamvu zo gushima. Nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, ariko dufite impamvu yo gushima. Dawidi abivuga neza, aravuga ngo nzajya ndirimbira Imana yanjye gifite ubugingo, gifite uyu mwuka mpumeka, gifite ururimi rubasha kwatura kuvuga ko Imana yanjye iriho kandi ishoboye. Nkwiye kuririmbira Imana yanjye ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Bijya bibaho ko umuntu yishingikiriza ku abantu akabona ubutabazi bwe bwose ariho buherereye, buri ku bakomeye bo mu isi, baba ari abo mu muryango wese, baba ari inshuti, baba ari abo biganye, baba ari abo bakoranye. Abakomeye ukabahanga amaso, ariko ndagira ngo nkwibutse ko ibyabo bishira, icyizere cyabo kirarangira, icyubahiro cyabo kirashira, icyubahiro cyabo kikarangira rwose. Ibyo wari ubiringiyemo ntubibone, ubushobozi bwabo bushobora kubashirana, ibyo wari ubiringiyemo ntubibone, ndetse bashobora kuba babufite ariko urukundo bagukundaga rugashira, nabwo ibyo wari ubiringiyemo ntubibone. Imana idufashe kandi tugirire neza. Umuntu ngo umwuka umuvamo ukarangira rwose, niko ijambo ribivuze. Umuntu wese utabonerwamo agakiza, ntukiringire abakomeye ngo wumve ko ariho gutabarwa kwe guherereye, ahubwo uhanga amaso Imana. Uko niwiringira Imana ukayihanga amaso, ukayibonamo ubutabazi kubw'icyubahiro cyayo, hari ibyo izikorera, hari ibyo izagukorera. Ubone niyo ibikoze uvuge ngo uku ni ukuboko kw'Imana. Aleluya. Uvuge ngo izi ni imbaraga z'Imana zikoze ibi. Ibyo uzabirebesha amaso. Ijambo riravuze ngo nimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Imana ishimwe cyane. Ni ukuri umuntu icyubahiro cye kirarangira, ibyo yari kugukorera akava kuri manda y'ibyo aho yayoboraga cyangwa aho yakoraga atabigukoreye, akavuga turabona ko nta jambo gifite. Umuntu ushobora kumuhanga amaso kubw'ubutunzi n'amafaranga bikamushira n'ubireba, ugasanga ubutabazi utakibubonye. Umuntu ashobora gushira mu mwuka akarangira ibyo yakwemera atabisohoje, ariko Imana yo kwiringirwa. Aleluya. Ni Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba, uko imbaraga zayo zidukoreramo ziri. Imana ishimwe. Ahanga umuntu umwuka w'umuvamo ugasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi igashira. Ni ukuntu umuntu nubwo wamwiringira, umwuka ujya umushiramo ugasubira mu butaka rwose. Nuko ngo imigambi igashira ikarangira, bakamuririmbira, abandi bakarira, maganya akaba menshi,
ariko nyuma y'iminsi mike bakavuga ngo tubaye tukwibagiwe, ubuzima bakabukomeza. Uwo ni umuntu. Ariko Imana, aleluya, Imana yo mu ijuru ibasha gukora ibiruta cyane ibyo nge nibwira, nibyo wibwira, nibyo dusaba, ibyo wasengeye igihe kirekire ukagira ngo ahari ntibigishobotse. Imana iracyashoboye, Imana iracyafite imbaraga, Imana iracyafite ubundi buryo, Imana iracyafite inzira. Haleluya. Tegereza isaha gusa, tegereza wihanganye, oya wirambirwa, oya wiva mu masezerano ngo yarabimbwiye ariko narayitegereje ntiyaje mbivuye mu hoya. Wiva mu masezerano, wirambirwa, wita inzira wigenda, rindira gusa. Uwiteka arahari ngo akurengere, kuko n'ubundi nta yindi nzira wakwiringira, nta wundi wahanga amaso ufite ubutabazi burama. Kwiringira Imana birarama, kwiringira Imana ni by'igihe kirambye. Imana ishimwe kandi ubutabazi bwayo burarama n'ukuri. Imana ihabwa icyubahiro. Hahirwa ufite Imana Yakobo umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Nkwiye kwiringira Uwiteka Imana yanjye, naho ukwiye kwiringira Uwiteka Imana yawe mu bukumi bwawe no mu ntambara zabwo. Ukwiye kwiringira Uwiteka Imana yawe mu bubyeyi bwawe no mu ntambara zabwo. Ukwiye kwiringira Uwiteka Imana yawe, kuko ingaragu yiganyira ubugaragu, nuko n'uwubatse akiganyira ibyo. Ariko icyiciro cyose waba urimo, niwiringira Uwiteka ukamuhanga amaso, nawe ntabwo azagukoza isoni. Imana nihabwa icyubahiro. Ngo niwe waremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose. Ni umunyembaraga n'intwari, ni umuhanga arakomeye, ntahwanye nabo mu isi, arihariye mu bubasha no gukiza, ni umunyamaboko cyane nahimbazwe. Rero umwiringire uyu waremye isi n'ijuru n'inyanja n'amasoko, akarema ibikururanda, akarema ibiguruka mu kirere, akarema. Imana ishimwe cyane. Hari indirimbo ivuga ngo Mana iyo ndebye ibiriho byose, nkareba imiterere yabyo, nkareba imimerere yabyo, ngo bituma ndushaho guhamya ko Uwiteka akomeye. Aleluya. Ngo uri umuhanga Mana, uri umuhanga. Ibyo waremye byose byerekana ko uri umuhanga. Imana iteye ubwoba. Imana yaremye inyamaswa nini n'into, Imana irema ibikururanda bigenda mu nyanja, bigendera ku kirere no ku butaka, ibifatika n'ibidafatika, ariko byose menya kontrole yabyo. Imana yacu irakomeye. Rero ijambo riravuze ngo Uwiteka niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, arema ibirimo byose. Imana ishimwe. Uwo nguwo niwe ukwiye kwiringira, kuko niwe uzagutegekera, kuko niwe uzakunyuranyiriza ibihe, kuko niwe uzakuremera amashimwe isi itakuremera. Niwe uzagutuza mu mahoro abantu bataguha, niwe uzagutuza mu mahoro isi itaguha, niwe uzaguha ubushobozi budatangwa nayo. Haleluya. Uwiteka umuremyi w'isi n'ijuru ntaruha ntarambirwa, niko Yesaya yabivuze. Aravuga ngo mbese ko wiganyiriye ntabwo wari wabimenya? Ese ntabwo wari wabyumva? Ngo Imana ihoraho umuremyi w'isi ntiruha ntirambirwa, ubwenge bwayo ntabwo burondoreka. Arakomeza arabivuga neza, ngo iyo niho intege abarambiwe, kutibashishije imuha imbaraga, kandi ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, abiringiye imbaraga zabo bazacogora baruhe. Ngo n'abasore bazagwa rwose, ngo ariko bategereza, aleluya, Uwiteka, bazasubizwa intege nshya, ngo baziruka be kunanirwa, bazahagurukisha amababa nk'ibisiga, bazagenda ntibazaruha. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Gutegereza Uwiteka, ndakubwiye ngo bizagutambutsa utakwitambutsa, bizakwambutsa utakwiyambutsa. Byambukije Abisirayeli inyanja itukura, bayambuka ngo baca ku butaka nkahumutse. Aleluya, aleluya. Imana ishimwe. Rero wiringira Uwiteka, wiringira Uwiteka, uwo waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo, ngo akomeze umurava we iteka ryose. Aca imanza zitabera, arenganura abarengana. Imana ishimwe. Uwiteka ni mwiza, aca imanza zitabera, abantu barazigoreka bitewe n'inyungu bazifitemo. Abantu bagoreka imanza bitewe n'inyungu bazifitemo, bitewe n'abo bari kuburanira, bitewe n'ibiguzi, bitewe n'ibintu bitandukanye. Ariko Uwiteka, haleluya, aca imanza zitabera, arenganura abarengana. Niko ijambo rivuze, kandi ni ukuri. Uwiteka
Uwiteka aca imanza zitabera. Waba ufite ibikuburanyije, waba ufite ibikuremereje, waba ufite ibikwihebesheje, ariko ndagira ngo uyu munsi nkwibutse ku Uwiteka, haleluya, aca imanza zitabera, arenganura abarengana. Nawe yakurenganura, nawe yakuvugira, nawe yagutabara, nawe yaguhoza, nawe yakunyuranyiriza ibihe. Umurara cyabishoboye. Imana ishimwe. Ngo Uwiteka agaburira abashonje ibyo kurya. Imana yacu ijya igaburira abantu, inzara igashira, bagasagurira n'abandi, bakagaburira n'abandi. Tujya twumva ubuhamya butandukanye bw'abantu Imana yagaburiye. Ni ukuri kandi nawe unyumva uyu munsi, byashoboka ko yakugaburiye, byashoboka ko wabyibuka ukavuga ngo nubwo hari ikigeragezo mfite none, ariko nibutse ko Imana yangaburiye. Ijambo riravuze ngo agaburira abashonji. Nahabwa icyubahiro uwo mwami. Ngo Uwiteka ni ubohora imbohe. Yarabikoze abohora Petero. Herode arahaye ari bumwice, Petero aramubohora mu gicuku cy'ijoro. Ngo yohereza marayika kumubohora, aramufungurira. Abarinzi basinziriye bayobewe ibyabaye. Nashimwe n'umwami mwiza. Yabohoye Pawulo na Sila. Ni umunyamaboko uwo mwami, arakomeye kandi sabo gusa, n'uyu munsi aracyabikora. Nawe urabizi ibyo yagukoreye. Hari igihe abohora n'umuntu ingoyi z'urupfu n'ingoyi z'ibyaha, ingoyi za karande, ingoyi z'amateka. Uwiteka ajya zitubohora, Uwiteka ajya zitugobotora. Nahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hari igihe uvukira mu muryango ugasanga bavuga ku muryango w'iwanyu wenda ari indaya, wenda ari ibirara, wenda ari ibinyendara mu mvugo zagiye zibaho, ariko akakubohora ingoyi y'icyo kintu, y'icyo cyago, akakugira uwo kubahwa, akakugira uwo kwifuzwa. Ijambo riravuze ngo Uwiteka ni ubohora imbohe. Zaba imbohe ziboshwe kubw'amategeko yo mu isi, ariko zaba imbohe mu buryo butandukanye. Imbohe z'amateka, imbohe za karande, imbohe z'uburyo butandukanye. Kubohwa na Satani, akakuzirikira ku byaha, akakuzirikira mu buretwa. Ibyo byose Uwiteka, haleluya, ni ubohora imbohe. Nahabwa icyubahiro uwo mwami. Ngo Uwiteka ni ubohora imbohe. Umunani haravuze ngo Uwiteka ni uhumura impumyi. Uwiteka niwe wemesha abahetamye. Haleluya. Ni ukuri Imana ishimwe. Uwiteka ni uhumura impumyi, impumyi zigahumuka. Twagiye twumva baruturumayo, twagiye twumva n'izindi mpumyi zahumutse. N'uyu munsi aracyazihumura. Abatareba mu buryo bw'umubiri afite ububasha bwo kubahumura, ariko ni impumyi mu buryo bw'umwuka. Zigenda zikabakaba zitakibona, zivuga ngo ahari turacaha cyangwa niducaha. Izo mpumyi nazo Uwiteka abasha kuzihumura, zikongera zikareba zikabona, maso akavamo ibikezi n'ibirorirori. Impumyi mu buryo bw'umwuka nazo zikareba zigahumuka, zikavuga ngo tugeze he? Urugendo twarutangiriye turugeze he? Mbese ko turi mu nzira turacyagezeyo? Mbese aho tugeze turi kujya imbere cyangwa turasayaguritse? Imana yacu nitugire neza cyane. Uwiteka ni humura impumyi, kandi ngo Uwiteka yemesha abahetamye. Haleluya. Imana ishimwe. Ibintu bihetamisha abantu ni byinshi. Byashoboka ko ari amateka mabi, byashoboka ko ari karande, byashoboka ko ari ibivugwa n'abantu muri karitsiye utuyemo, magambo abantu bakuvuga agatuma uba nk'uhetamye, ukabura aho kunyura, ukabura icyerekezo. Ariko Imana yo mu ijuru ni ukuri ngo niyibohora imbohe, niyo kandi yemesha abahetamye. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ben na Chance baherutse kuririmba ngo hari igihe ngo nagiye mpunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero. Icyo gihe iyo uri kunyura aho mu dusesero watinye kunyura inzira nyabagendwa kubw'ikigeragezo, umeze nk'uhetamye, uhagaze utemye, uhagarara ntibifate, uba wumva utari mu gihe gikwiriye, uba wumva ubuze umudendezo. Ariko ndagira ngo nkwibutse uyu munsi Uwiteka ari we wemesha abantu bari bahetamye bagahagarara bakema, bagahindurirwa ibihe, bakanezerwa, bagashima izina ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya.
Uwiteka niwe ukunda abakiranutsi. 9 haravuze ngo Uwiteka niwe urinda abasuhuke. Uwiteka arinda abasuhuke, abantu bari mu gihugu kitari ikiwabo, abantu bari ahantu batakagombye kuba bari, abantu bari ahantu bameze nk'aho batisanzuye, bameze nk'abavuga ngo ahantu tuzakurwa ryari ngo tuhimurwe tujya ahandi. Abo bameze nk'abari mu busuhuke cyangwa nk'abari mu buhungiro. Uwiteka niwe ubarindirayo. Uwiteka niwe urindira abantu mu makuba yabo. Uwiteka niwe urindira abantu mu burwayi babwinjiyemo. Uwiteka niwe urindira abantu mu bushomeri babuhagazemo. Uwiteka niwe urindira abantu mu gihe cyo kuvugwa no kwangwa n'abantu. Uwiteka niwe urinda abasuhuke. Haleluya! Niwe ubarinda, niwe ubareberera, niwe ubarwanirira. Uwiteka niwe ukora ibyo. Nahabwe icyubahiro. Ngo aramira imfubyi n'abapfakazi. Ni ukuri Uwiteka aramira imfubyi pe. Ijambo ryarambwiye ngo ni se wazo akaba umugabo w'abapfakazi. Dore ijambo riravuze kandi ngo niwe uramira imfubyi n'abapfakazi. Ni ukuri ajya aziramira. Werekera abikoraga nanone kandi aracyabikora. Niwe uramira imfubyi n'abapfakazi. Niwe ukora ibikomeye bitarondoreka. Niwe utanga ihumure ku bari buze. Niwe uhumuriza imitima yihebye. Uwiteka niwe ukora ibyo ngibyo. Nahabwe icyubahiro uwo mwami mwiza. Imana ishimwe. Ariko inzira y'abanyabyaha arayigoreka. Ajya agoreka inzira y'abanyabyaha. Ni ukuri ajya ayigoreka ikaza mu mwijima, ikaza mu bunyerere. Niyo mpamvu dukwiye gusaba imbaraga kugira ngo tugume mu murongo mwiza, tugume mu nzira nziza, dukomeze tugendane nawe, dukomeze tuyoborwe nawe, dukomeze dukorane nawe, kuko abasha kuduha imbaraga isi itaduhereza. Imana ishimwe. Murongo wa 10 yaravuze ngo Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose. Imana ishimwe. Ngo Imana yawe Siyoni izayihoraho ibihe byose. Imana nihabwe icyubahiro. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose. Nahimbazwe umwami w'abami kuko azahora ku ngoma. Ingoma niye, ingoma ni y'amahoro, yarayitsindiye. Kandi ingoma y'uyu mwami ntabwo ari ingoma izahanguka, ntabwo yashyizweho n'amatora. Hari indirimbo twajyaga turirimba ivuga ngo ntabwo yashyizweho n'amatora ngo tuvuge ngo manda ye ishobora kurangira vuba aha. Iyo bituma imitima yacu ihagarara, iyo bituma ubwoba butwica, iyo bitume tuyoberwa uko bitugendekeye, iyo bitume tuyoberwa icyo gukora n'icyo kureka. Uwiteka ingoma azayihora iteka ryose. Haleluya! Guma ku ngoma, warayitsindiye mwami, ubahwe n'amahanga yose. Uri umwami wo kubahwa mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Ni ukuri ndanezerewe kubwira ijambo. Rero Uwiteka nashimwe, nashimwe, nashimwe ibyo yagukoreye, nashimwe ibyo yankoreye. Nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, birakwiriye ko dushima. Ndumva bibibukije uyu munsi, numva nanjye kandi mbyibutswa. Nubwo waba unyura mu bigeragezo, nubwo wabona hari bikugoye n'ibikurushya, ongera unyemerere, twongere tuvuge ngo Mana, birakwiriye ko tugushima. Birakwiriye ko tubwira abantu ko ari wowe ukomeye, ko ingoma yawe izahoraho, ko ari wowe ugirira neza abantu, ko ari wowe uhumura impumyi, ko ari wowe wemesha abahetamye, ko ari wowe uhumuriza ababuze ibyiringiro, ko ari wowe uhumuriza imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera ukababera Imana, ko ari wowe ukora ibyo ngibyo. Imana nihabwe icyubahiro. Imana yacu nishyirwe hejuru. Ni ukuri numvaga navuga ngo dukwiye gushima Imana ibyo yadukoreye by'umwihariko. Kandi ni ukuri turi mu matariki ya mbere atangira ukwezi kwa 12, ukwezi dusoza mu mwaka, amezi 12 n'amezi menshi. Gutangira umwaka ukawusoza, hari benshi baba barawugiyemo, ari abanyembaraga. Abasore waruzi bose ntabwo ariko bagihumeka, abagabo waruzi bose siko bagihumeka. Niyo utabubazi kandi niyo urebye ku makuru urabibona, niyo ubyumvise mu matwi yawe urabyumva. Hari benshi batambutse, ari abagabo beza bitondaga, bari bazi gucunga ibyingo zabo, nyamara bo baragiye urasigara. Wowe nukuri iyo wisuzumye wasanga wenda nta n'amanota wabona mu byo gukiranuka mu rugo rwawe, ariko Imana yarakuzigamye kugira ngo wongere witekerezeho, kugira ngo wongere wisubireho. Hari ababyeyi beza bitondaga, bari bazi gucunga ibyingo zabo, bari bazi kurera abana babo, bakabatoza umuco n'uburere, bakabereka ejo habo hazaza, bakabigisha kubaha Imana, nyamara bo baratambutse urasigara. Ni ukuri wisuzumye wowe ushobora gusanga nta n'amanota wabona aho ngaho, ushobora gusanga watsindwa, ushobora gusanga
wabura icyo ubwira Imana, wakwibaza ngo Mana undindiye iki? Ariko Imana iracyakuzigamye kugira ngo ahari nawe wongere utekereze inzira zawe neza, wongere wisuzume, wongere wisubireho, wongere witekerezeho, nukubonere kandi uboneze inzira zawe. Imana ishimwe. Ari abakobwa waruzi cyangwa se n'abandi utaruzi, bari beza, bari abanyaburanga, bari ab'igikundiro, biyubahaga, bari bafite umuco n'uburere, ariko abo baratambutse urasigara, bahushwe n'imiyaga y'isi, ubuzima bwabo ntibukibukwa. Nyamara wowe uracyahari. Wasanga wisuzumye nawe wabura n'amanota rwose, wasanga mu by'Imana yasuzuma yagenzura nta na kimwe cyari kukurokora, ariko kuko Imana ikigufiteho umugambi iracyakurinze, iracyakubereye, iracyakuzigamye. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Mu basore Imana yazigamye ubonetsemo, nyamara hari benshi batambutse, hari abagiye mu mpanuka, abagiye mu burwayi, hari abagiye mu bitandukanye by'uburyo butari bumwe. Wowe Imana yarakuzigamye. Imana yacu nishimwe. Wakongera ukitekerezaho, wakongera ukininira, ukisuzuma, ukavuga ngo niki cyatumye Imana indinda. Haleluya. Imana ishimwe. Mu kazi ukora, hari benshi bakoraga akazi nkako, bagiye, wowe urasigara. Mbese Imana yakurindiye iki? Mbese Imana yakuzigamiye iki? Mbese Imana ko yakwimanye? Uyituye iki? Uyikoreye iki? Ubibaye mute? Ubigenze mute? Imana yacu nitugirire neza. Ariko ni byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe. Gushima kurakwiriye. Ni byiza gushima Imana kubw'ibyo yakoze muri uyu mwaka. Mu kwezi kwa mbere ntiwabonye Imana, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi. Hari benshi barangije umwaka bataryamye no mu bitaro, nyamara barabihoragamo. Hari abarangije umwaka babonye urubyaro bari bararubuze, hari abarangije umwaka bubakiwe ingo, hari n'abandi barangije umwaka babyutse kwa muganga bararyamye igihe kirekire. Hari ibintu byinshi Imana yakoze, nyamara abantu bari kuyitura, kwihemukira no kuyisuzuguza. Nyemera nkwinginge mwene data, gugarukira aho ngaho. Ongera wegera Imana, ongera ubane nayo, ongera uvuge ngo gushima kurakwiriye no kugikundiro. Nanjye ndagarutse Mana, ngo mbe mu mwanya, ngo mbe mu mubare. Nanjye mvuge nka Dawidi, ngo akanwa kanjye kazavuga inkuru yo gukiranuka kwawe umunsi wire. Nawe uvuge nkawe, uvuge ngo nzaririmba indirimbo y'ishimwe ryawe nkiriho ngihumeka. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Imana ishyirwe hejuru cyane. Reka dusenge Imana, dusenge isengesho tubwira Imana ngo ibyo wakoze turabigushimiye, kandi ibyo utarakora nabyo ntabwo byatumara imbaraga zo gushima, ahubwo tukurindiriye tugumye aho wadushyize. Imana ishimwe. Ndagushimiye Yesu, gushimanye na bene data, abo twabanye muri uyu mwanya, abo tuzabana n'ikindi gihe. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye ko watuzigamye, tugushimiye ko watwimanye, tugushimiye ko waturokoye urupfu rukomeye, tugushimiye ko amaboko yawe yaturamiye kuva imyaka yose yo kubaho kwacu, mukuru kugeza ku muto, ukuboko kwawe kwaraturengeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi Mana, by'umwihariko uyu mwaka ineza yawe twabonye, mitima yacu irongera irayizirikanye. Uburinzi bwawe twabonye, twongeye kukuzirikana Yesu. Izina ryawe nirishimwe. Iri jambo turyumvise, twibutse ko nta mpamvu ihari yatuma tubura amashimwe mu kanwa kacu. Nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, dufite impamvu zo kugushima. Hari ibyo wadutambukije, hari ibyo waturokoye, hari ibyo waturinze, hari ukuntu wagiye ubana natwe, hari ukuntu wagiye uturamira. Ukuboko kwawe twarakubonye Mana, turongeye turagushimiye. Babyeyi turagushimiye, bagabo barongeye baragushimiye, basore nibagushime, abakobwa nibagushime, bana bato nibagushime, abamotari mu mihanda warinze uyu mwaka nibagushime, abashoferi mu modoka zabo warinze mu ngendo zabo nibagushime, abahagaze kubikwa nibahanuke barimo kubaka, abafundi n'abayede warabarinze baragushimiye Mana. Uyu mwaka wakoze iby'imbaraga turagushimiye. Abari mu kazi ko mu biro bataguye imbere y'imashini ngo basinzire bavuga ngo ni stress, abo nabo nibagushime. Izina ryawe rishimwe Mana. Nukurura umukozi w'umuhanga, abari ku masoko bacuruza nibahure na stress ngo birukanke, bati imyambaro biruke, ukabarinda ukabaramira, nabo nibagushime. Warakoze Mana. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Abana warinze ku mashuri nibagushime, abo warinze bavuka nibagushime. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimiye Yesu. Ibyo wakoze ukwiye kubishimirwa. Hari ibyo twatuye n'ibyo tutatuye, icyo tuzi nuko wakoze byinshi, ibirenze iby'imbaraga zacu, ibirenze iby'ubushobozi bwacu. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Nuko tukuragije n'ibiri imbere rero,
ukuboko gakomeze kuturamira, barwayi bakire, barembye beguke kwa muganga babe bazima, bafite ibigeragezo n'intambara batabarwe nawe, bafite ikigeragezo cyo kwangwa n'abantu, imfubyi, abapfakazi, indushyi, babuze uko bagira bose, mwami we, ingumba zabuze urubyaro, abo bose barira bataka babuze uwo batakira, nubabera igisubizo, nubabera umutabazi, kandi uyu mwaka uzasoze abantu bafite amashimwe, ndetse utaha uzatangire abantu bafite amashimwe kandi bagwije ibyiringiro, by'umwihariko abaguye ubagarure mu nzu yawe, abatakihakunda bongere bahakunde, abavuye mu byizerwa bagarurwe nawe. Gushimiye ku bwaha byose kunyumviye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen, amen. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha.